ndabashuje mwese. Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CCP Francis Muheto yazamuye mu ntera agirwa undi mupolisi ukomeye cyane, ava ku rwego rumwe ajya mu rundi. Nabo polisi barindwi bari basanzwe bafite ipeti rya Chief Superintendent of Police, bazamuye mu ntera ku ipeti rya Assistant Commissioner of Police. Abo bapolisi kandi barimo se wa Miss Rwanda 2022 inshuti Divine Muheto ugiye kumarana ikamba imyaka 2 yose. Ngo ikaze mu biganiro byacu, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda, wifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Nitwa Emile Kanamugire, urabizi ko tuba tayari kugira ngo n'ubundi tuje kugezaho update cyangwa se breaking news, amakuru agiye atandukanye yo gutrendinga hirya no hino mu isi. Rwibutsa niba rugamiro dusuye gukanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe umunsi ku munsi, ubashe kuzajya ukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye. Ni imwe mu nkuru zigezweho kandi ziri kuvugwa na benshi cyane, ni nyuma y'uko n'ubundi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akoze impinduka mu ngabo z'u Rwanda, haba mu gisirikare ndetse no mu gipolisi no mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Bakagira bamwe mu bayobozi azamura, abandi bakagenda banavanwa ku mirimo yabo bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Mu bazamuwe mu ntera harimo abapolisi bagera kuri 7 barimo n'umupolisi uyobora intara y'Amajyaruguru, akaba ari nawe se wa Miss Muheto, n'ubundi akaba ari na Miss Rwanda wa 2022, akaba agiye kumanana ikamba imyaka 2 bitewe n'ibibazo byaje muri Miss Rwanda, cyangwa se byaje mu bateguraga ijuru rya Miss Rwanda, bikaza gutuma n'ubundi rihagarikwa, bikaza gutuma n'ubundi uyu mukobwa ikamba imyaka 2. Isi wa Miss Rwanda 2022 inshuti Divine Muheto, yitwa Muheto Francis, ari mu bapolisi basaga 4,000 bazamuwe mu ntera n'ubundi na Perezida Paul Kagame. Inshuti Muheto Divine mu ijoro ryo ku wa 6 rishyira ku cyumweru tariki ya 20 Werurwe umwaka wa 2022 nibwo yambitswe ikamba rihabwa umukobwa uhiga abandi mu buranga, ubwenge n'umuco. Uyu mwari w'imyaka 19 y'amavuko, dore ko yabonye izuba ku itariki ya 21 Ukuboza umwaka 2022 ivugiye mu mujyi wa Kigali, ari naho yakuriye n'abana 4 n'ubundi Kana akaba uwa 2 muri bo. Yize mu ishuri ry'incuke rya Kigali City School, akomereza amashuri abanza mu ishuri ribanza rya Kingdom Education Center mu cyiciro rusange. Yize kandi mu ishuri rya Mutagatifu Marie Adeline mu karere ka Kamonyi. Amashuri yisumbuye yayize muri Fawe Girls School ishami rya Gahini, aho yize ibijyanye n'ubundi n'imibare, ubukungu, ubumenyi bw'isi. Ibirori byo gutegura Miss Rwanda 2023 ntabwo byabayeho kubera ko habanje n'ubundi gutegurwa amabwiriza agenga amarushanwa y'ubwiza. Ubuyobozi bw'inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi nibwo bwasubitse n'ubundi itegurwa rya Miss Rwanda, byahise biha amahirwe Miss Muheto n'ubundi yo kugumana ikamba kugeza igihe bizasohokurirwa muri rusange. Ubuyobozi bw'inteko y'umuco bwamaze n'ubundi gufata icyemezo cyo gusubika iri rushanwa riherutse guhura n'ibibazo n'ubundi byatumye ryamburwa Rwanda Inspiration Backup n'ubundi yari isanzwe iritegura muri rusange. Nyuma yo kuryamburwa n'ubundi Rwanda Inspiration Backup, Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco yahise iha inteko y'umuco n'ubundi inshingano zo gutegura amabwiriza agenga amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda. Kugeza ubu aya akaba atarasohoka muri rusange. Uretse gutegura kandi aya mabwiriza, inteko y'umuco yanahawe inshingano zo gukurikirana ibihembo by'abakobwa batsindiye amakamba agiye atandukanye no gukomeza ibiganiro n'abaterankunga bari n'ubundi muri irushanwa. Ibi bikiyongera n'ubundi gufata inshingano zo gutegura uburyo irushanwa ryakongera gutegurwa mu gihe kizaza, ariko noneho rikaba riteguye ku buryo n'ubundi buri ku murongo budateye impungenge uwo ari we wese muri rusange.
uyu Miss Rwanda rero wa 2022 akaba yaragize amahirwe yo kubana Miss Rwanda wa 2023 Nshuti Divine Muheto, umwe mu bakobwa beza cyane rwose wavukiye hano mu mujyi wa Kigali. Ise umubyara ni umwe mu bayobozi ba polisi bakomeye cyane, ayobora intara y'Amajyaruguru, ari mu bapolisi bagera ku 4,000 bazamuwe mu ntera. Ni mu gihe n'ubundi uyu mupolisi yaje mu bapolisi bahawe ipeti rya Assistant Commissioner of Police, mu gihe yari afite ipeti rya Chief Superintendent of Police, akaba yamaze kuba yazamurwa mu ntera cyane. Ni ibintu byo kwishimirwa kandi nimwe mu nkuru n'ubundi tutabura kugarukaho nk'umwe mu bayobozi ba polisi bazamuwe kugira ngo ubashe kugirirwa icyizere ukomeze kuzamurwa mu ntera, nuko byumvikane neza uba warakoze cyane kandi kuba waratanze serivisi nziza, ariko kandi kuba yaranabyaye Miss Rwanda wa 2022 ndetse na 2023 Nshuti Divine Muheto, umwe mu ba Miss abantu bishimiye cyane ndetse bakabahereza amajwi menshi cyane. Uyu mukobwa rero wagize amahirwe yo kuba Miss Rwanda imyaka igera kuri 2 mu gihe umuntu aba yemerewe manda imwe y'umwaka umwe. Urabyibuka ibyabaye kuri Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda ndetse umuyobozi wayo akaza gufungwa. Biravugwa yuko n'ubundi inshingano bahise bazamurira Rwanda Inspiration Backup zo gutegura aya marushanwa y'ubwiza bayihereza inteko y'umuco n'ururimi muri rusange. Reka mbifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.